azamenye ko bakwiye gusengera urubyiruko n'abana babo kandi bazabe nabo ijwi ryiza bituma turwanya uyu mwuka. Ndasenze ngo izo mbaraga zamanutse zigakiza Kayusi zikomeze no kugenda zisenya ibihome byose by'umwanzi. Iri jambo nirigira imbaraga, ikiganiro kibohore benshi kandi cyungura imitima y'abacyumva. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Mane kugira ngo umuntu yisange muri ibyo bintu. Murakoze cyane kugira ngo umuntu yisange muri biriya bintu y'amoko atatu, hari ukuvukana hormone zo kuba ufite imisemburo ya kigore. Yego, waba uri umugabo cyangwa waba uri umugore. Bigatuma ubona umugabo ukamukunda. Kandi ari mugenzi wawe. Kubijyamwo arimwe n'amaronko nkuko benshi bagiye bivuga ko binarimwo. Nanjye nagiye mbona ko haraho bagiye bancuruza. Nkahura ngo nabagira neza babatinganye nkasanga nabo barimo kuncuruza mu nyungu zabo, bancuruza mu butinganye. Yes. Bakampuza n'abandi bagabo babatinganye baturutse hirya no hino mu bihugu byo hanze. Byose genda binyuzemwo. Cyane ko ngewe ubuhamya natanze ndetse na n'isaha itanga ntazanahumeka gutanga cyane ntazarekera gutanga, nuko ngewe nakorewe ihohoterwa nd'umwana haturagurwa n'umugabo w'umutinganyi akandira mu gihe ababyeyi banjye bari barantaye baragiye kubera ubwumvikane buke bari. Turabasuje mu izina rya Yesu. Nge nitwa Niyo Patrick Nganzo, umukozi w'Imana. Turi kuri channel ya Niyo Patrick Nganzo ndetse no kuri Most TV. Abadukurikiye mwese tubifurije amahoro y'Imana, mukomeze mugire ibihe byiza. Ndi kumwe n'abavuga butumwa ariko nkaba ndi kumwe n'umushumba nubaha munyamavuta. Abantu mwabonye ikiganiro ejo bundi asengera Kayusi, mwatura amagambo meza, amagambo y'inkomezi, muravuga muti uyu muntu afite mwuka wera, uyu muntu aracyafite amavuta. Hari n'uwakubonye aravuga ati uriya muntu wasengeye Kayusi aracyarimo. Nukuvuga ngo ntago ndi bujye kure, n'umuntu ni muri aba bantu bita aba profete bo kuri iyi mihanda nyine kuri YouTube. Aravuga turiya muntu ntago arangirika, aracyafite mwuka wera, aracyafite amavuta ya nyaya atarayanga y'abantu birirwa bishakamo. Turakwakiriye Moyize mushumba. Murakoze cyane, kandi ndabashimiye. Imana inkomereze muri ubwo buzima. Nukuri. Reka nkwifurize kugira umunsi mwiza. Nanjye ndawubifurije. Ubu tugeze saa 8. Umeze neza? Amahoro. Hashize nk'iminsi tudaherukana. Herukana turi mu murimo mwiza wo gusengera Kayusi. Yego. Kandi nawo wari ingenzi. Ndashima Yesu rero ko twongeye kugaruka. Yego. Aba bana ba famille imeze neza. Bana umuryango turi amahoro, turashima Imana. Ndabona umeze neza, wambaye neza. Nambaye neza, cyo ntameze neza ni mu mubiri, ndasa naho ntameze neza, ndarwaye. Ariko si mu mwuka, mwuka ndamahoro. Ubundi ibintu byose bijya ngo bikirizwa mu kwizera. Ya. Uri kumwe na Kayusi, turakwakiriye Kayusi, umeze neza? Ya, ndashimira Imana. Reka mbibwire neza. Nkuko musanzwe. Utwibwire nk'abarokore. Yego, ndabibwira nk'abarokore. Ndabibwira nk'abapasiteri. Ya nk'abarokore. Kuki wari unyita umurokore? Wicaranye n'umushumba mukuru. Nukora amakosa biri bugorane. Pastor Moyize rwose ndamwubaha cyane, yarasengeje bundi ndatitira. Waratitiye? Nabize byunzwe bikomeye cyane, ariko reka mbibwire neza. Watitizwaga n'iki utaratwibwira? Ko byagenda kose natitizwaga n'amasengesho. Natitizwaga n'imbaraga zimurimwo z'Imana. Nagize ngo watitijwe cyangwa se uterwa ubwoba n'ibyaha byawe. Ya ego, iyo umuntu ari gusengerwa bikomeye cyane yabingora kuvuga umwuka. Kuvuga imyuka. Ngaho twibwire. Kwiriba umusamariyakazi yahinze umushyitsi, ubwo yahuraga n'umuyuda, umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe, umuyuda kuvugana n'umusamariya neza, bahoraga bahanganye, bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Nimureke bifata biramugora,
azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi muye na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura no Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ndi mwari muzi narahindutse undi mushya. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nakuvumbuye indirimbo ntuyizi. Uzagenda kose nagerageje binabaho ko n'umuntu akomeza Imana iwumugisha. Binabaho ko umuntu acanganyikirwa kuko aho narindi umugani w'iyo ndirimbo ivyo uvugamwo nje bireba abantu benshi barabizi ko nahuye n'umusamariya wenda wasanga ari Pastor Moise Imana imumpera umugisha yaransengeye cyane rwose mumara ku mutima. Ni n'umubyeyi mwiza buriya. Abanditse comment uyu muntu ntasanzwe uhuye nawe biragaragara. Ntago ngo ari nk'aba bandi babesikora babateka mitwe ngo bita ngo nabasenzi ngo nabakristo babesha Imana. Yes. Banakora plank babesha Imana ariko naje gusanga uyu wadasanzwe. Ubwo rero uwo Mesiya ntago yari asanzwe ubwo rero niwe wuyu. Ni Kayusi nko mubizi. Hakizimana Joseph. Hakizimana Joseph banzi cyane kuri Kayusi. Wakijijwe nubwo nagiye mpura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye. Ahura n'abadayimoni nkaraswa ibisasu byinshi cyane bimwe bikancanga kuko ndi n'umwana mu gakiza bikangora. Ariko icyo nishimiye muri aka kanya ni ukongera kwikirana na Pastor Moise. Wansengeye rwose amasengesho akomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru ndetse no mu bihugu byo hanze benshi bagiye bananyandikira bambye ati natwe uzatugezeho no muntu ngo adusengere turabona ari umuntu udasanzwe nakomeye cyane ngo uyu we ngumenya ngo avinde imwe n'Imana. Niko abantu benshi bagiye bandika. Rero ndabashimiye cyane kandi aho muri Imana ibaho umugisha. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Bwe neza. Yego. Moyi Kayusi rero amwumvise. Urabona ari cyahindutse aho muherukanira. Agakiza ntago gapimirwa ku maso gutya kuko yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Yego. Ibintu dukeneye kuri Kayusi kuko nubundi aho duherukanira inyogosho yari iyi indeshyo yari iyi ahubwo icyari gikenewe ni imvamutima zitubwira uko yiyumvishe nyuma y'amasengesho haba tumaze kumusengera haba noneho n'uyu munsi uko yiyumva kuko twe dukeneye ko nabonye hari abantu bavuze ngo narabisomye kuri niyo nganzo Patrick bavuga ngo murarera ngo mugasiga abantu mu nzira ariko turagira ngo tutangarize abantu ko ntabwo twaje gufata planka twaje gufasha Kayusi ariko tugamije no kubwira abantu ko n'abandi bantu bafite ingeso ndetse bafashwe n'umwuka mubi nk'uwari warafashe Kayusi ko nabo Yesu yabakiza ko akibategeye amaboko kugira ngo ababohore. Ni nayo mpamvu twaje uyu munsi kugira ngo ahari tubwire n'abantu ko Kayusi turifuza ko atava mu maboko yacu twakomeza kumufasha mu buryo bw'ijambo ry'Imana no mu nama no mu masengesho yewe no mu bindi kuko ntabwo aba ari inzira imwe tugomba kumufasha muri byinshi. So aho rero kandi nabonye abantu benshi babikurikiye. Yego. Cyo ronda nasaba abantu nabo bemerewe rwose buri wese yemerewe kunyanyagiza imbuto ye. Kayusi tukamufatisha amasengesho tukamufatisha inama ariko tukamufatisha n'ibikorwa kuko urukundo rw'abana b'Imana ntabwo ari amagambo gusa n'amasengesho agomba kuzamo n'ibikorwa. Ibyo bikorwa rero ntabwo ari ibya niyo Patrick Nganzo wenyine cyangwa nanjye ngo mbe nagira icyo mukoreraho njyenyine no buri wese ukunda ko abantu bava mu bwami bwa Satani bajya mu bwami bw'Imana yashora kuri Kayusi. Ntabwo rero ndi butinde cyane ntabwo nshaka kuvuga ngo we ubwe natwibwirire imvamutima kuva wa munsi niba kandi yumva hari ikidaratungana nacyo kitubwira icyo akora. Ntabwo twiteguye kumureka tukomeza kumuba hafi bingana nuko Imana ishaka. Murakoze. Kayu ngaho tubwire nguhaye ikaze kandi ntutubeshye ntugire n'isoni zo kuvuga ibikugoye kuva wa munsi ufata umwanzuro uvuga ati cya gihe baranshutse
ariko kandi twaranaganiriye ubushize wari watubwiye ko bagushutse ngo bakubwira ko bari bukwishyurira inzu ndakivugaho kuko ngo bari bumugurira inzu ariko kandi akaba yari afite n'ikibazo cyo kwishyura inzu yari ari muri priyave buriya noneho nkibaza ko bagushutse kandi icyo kibazo na n'ubu mfite amakuru ko kigihari none nkibaza ko bagushutse ugakora amarorerwa nk'ariya ukemera kongera gusubira n'abatinganyi mukagirana relationship nk'iriya byakumariye iki ko icyo kibazo n'uyu munsi ninjye mubyeyi wawe kuko ntekereza ko icyo kibazo wakiganirije na Moyize ariko Moyize kuko mutaramenyana bihagije biba ngombwa ko tuganira sibyo ra uko niko kuri ntago tujya tuba kure y'ukuri tuvuga ibintu uko biri no mu mazina yabyo kuko twe ntidutegura ibyo turi bugombe cyangwa se ibyo tugomba kuganira nuko nje nkibaza kuba warahuye na bayige ukikora bira bintu uvuga ati abakristu nta babaye inyatsi nta kintu bamariye n'ibindi kandi ukaba waratubwiye ko nyine bari bagushikishije udufaranga kugeza muri aka kanya ukaba ugifite ikibazo cyo kwishyura inzu ugeze mu mezi 2 utishyura inzu kandi inzu uyishyura ibihumbi 45 45 byakumariye iki mezi 3 kugeza ubwo ujye gusubira mu batinganye uvuga ko abarokore ntacyo bakumariye ngaho tubwira umwanya n'uwawe murakoze cyane nta buriganya burimo nta nubwo ni bubabeshi nkuko wabivuze yewe nabasobanuriye ko nari nashutswe uburyo byagenze niyo nzu banyemereye cyangwa n'ayo mafaranga bavuga ngo bari bumfashe kugira ngo nkemure kiriya kibazo wenda icyo kibazo cyari gisanzwe kinahari ariko ikintu cyaje kuntungura burya bashakaga kuko bazi ko uri umubyeyi wanjye banashakaga ko nawe bagusenya nanjye bashakaga kunsenya mbese bagiraga ngo bagute amazi kuko niyo makuru ubu ngubu mfite ndi kugenda numva hirya no hino ku mihanda abantu bavuga ngo buriya munyamakuru ngo nubwo ngo nawe ari umukristu ngo ni ba bantu ngo babasenya abandi ngo yagira ngo akwigarurire ngo agenda gucuruze mu butinganyi guhuze n'abatinganyi bagenzi be nayo mafaranga ndabizi wansabye ukuri n'abadukurikiye udukuri ayo mafaranga niyo nzu ntabyo nabonye nicyo kibazo cyahabaye rero ahubwo nyuma yaho nibwo nicujije ndatekereza ngira mu buriri ndaryama mbiri byinshi ndavuga nti biriya bintu byakozwe gute iriya satani yanteye kuvuga amagambo nk'ariya yo gusebya abakozi b'Imana nkanasebya n'Imana kandi byabaye rwose mu minota itarenze 20 twicaye aho ngaho gusa ibyo byo nabisabiye imbabazi ariko mw'iyi minsi nibwo nkaje kunsengera n'abashumba beza b'Imana nkuko mwanganirije nabisabiye imbabazi mvuga ko bitazongera narashutswe byo bibaho ariko ngewe Pastor Moyize akimara kunsengera uriya munsi ari nabwo nayo wampamagaye ndi gusobanura biriya bintu nimba nari nkomeje cyangwa nimba bitari bindi ku mutima ariko urebye bari abadayimoni bari banyuze umubiri wombi ntabwo nanjye naye gutinyuka ngo nsebye abakozi b'Imana nzi n'akamaro mwangiriye aho narindi kuko hari habi aho narindi hari habu kuruta ubu ngubu ndi ahantu heza cyane urebye rero ndatekereza ko bitazongera kubaho ukundi nanjye ubwanjye narasobanutse kuko wenda ubu naciye akenge naje gusanga abantu atari beza bose ariko amasengesho ye ndayakomeje cyane kandi kuba narashutswe nzanyihanganire bibinabaho nabisabye imbabazi gusa amasengesho mwasengeye we niyo Patrick na Pasiteri Moyize nageze mu rugo rwose numva ko nta Imana itakura umuntu kandi Imana iguhera umugisha hamwe wasebeye niko natekereje mu mutima wanjye nkurikije amasengesho yasengeye numva ko rwose kuva nagahura n'undi mukozi w'Imana mushya ufite imbaraga ahubwo hari ikibazo ngiye namushatse kumubaza ndavuga ati nzakimaza turi kumwe n'abantu bose bumva imbaraga nka ziriya z'amasengesho ameze kuri abashyikiye kuko ngewe niwe muntu wansengeye mbere icyuya ndatitira niwe muntu wansengeye rwose bagiranga kuvunguriro naho ujya gusenga numva ubusharagarira butangiye kunyuzura umubiri wombi ngeze mu rugo ntangira kuzajya njya ntitira intoki nitambika nk'umuntu urwaye malariya na bwaki ariko mu by'ukuri nicyo kibazo giye nari nateganije kuzamubaza mu by'ukuri ni umuntu usenga cyane ntabwo ari babandi
babesha Imana. Navuga ko uyu nguyu we yuzuye imbaraga, yuzuye amashimwe rwose, ntabwo ari bya bindi rwose tuburebesha amaso gutya. Yego. Ubu rero baragushutse, ubonye ko bagushutse, amaherezo y'ibi bintu azaba yahe? Ngiye mfite ubwoba ko umunsi umwe bazagushuka ko turabona, ndetse n'ubu ngubu muri situation urimo yo kuba utarabasha kwishyura inzu, mfite ubwoba ko bari buguhamagara bakavuga ati n'ubundi uragenda wongere wihane. Nabizi ba Pasiteri Moise na ba Patrick, wowe ngwino tukwereka utuntu twikorera turahita wihana nta kibazo. Kayu ngenda ndashaka ubwira abantu ubu noneho witeguye gukora iki? Rimwe nigeze nkora ikiganiro nakubwira ibintu by'Imana bisaba gushinyiriza, kandi iyi Imana igidutabara bitewe no kwihangana ibona twagize. Ndabesha tamaza niyo twananiranye. Oya, Imana ntigitamaza abantu. Cyakoze ishobora kwemera ko bikugeraho kugira ngo irebe kwihangana kwawe, kandi ngo kugira ngo gukomera kw'Imana kugaragarire muri wowe. Ariko Imana ntigikoze isoni umuntu wayiringiye. Dufite ubwoba rero, niki giye gukora ku buryo batazongera kugushuka, batazongera kugushukisha ibyo bintu bitewe na situation urimo? Murakoze. Ikintu ngiye gukora ndetse nzanakomeza gukora, ngiye kwirinda urugomo, kuko mu nsengero uriya munsi mwambwiye ko icyabiteye ari urugomo, ari no kwizera inshuti. Ahubwo mbere yo kugira ngo nzajye mpamagarwa n'inshuti ku bintu bijyanye n'ikintu ashaka kugiraho, ashaka gukora, byibuze nzajya ngerageza niyambaze mwebwe, mbagisha inama, mpamagare Pasiteri Moise mubaze ati hari umuntu wamamagaye gutya na gutya w'inshuti yanjye gutya na gutya, baragira ngo bigende gutya na gutya, mwumve ko nta buriganya burimo, mwumve ko nta bugambanyi burimo, kubera ko mwebwe mufite mwebwe Imana hari ukuntu wenda kubera ko mwadutanze kwakira agakiza n'Umwami Yesu, mumaze igihe yewe binaba gutandukanya ibintu, mumenye ukuraho kuri, mumenya n'akagamba naho kari. Icyo gihe ninkubaza icyo ngiye gukora, ahubwo uzangira inama uvuga uti bino bintu nibigira ku rwego bimeze gutyo bihereke cyangwa ubivemo. Mpite mpamagana nawe niyo Patrick, mubaze gahunda zimeze gutya gutya, nzajya nifashisha abakozi b'Imana nkamwe, kugira ngo byibuze agatwe kanjye gato mfite, ukarinda urugumo. Urakoze cyane. Reka tugaruke kuri Pasiteri Moise. Yego, nta kibazo. Nukuvuga ngo Kayusi wumvishe n'imigabo n'imigambi nuko ibintu bihagaze kugeza muri aka kanya. Nicyo wamubwira? Ndamubwira inama n'ubundi ziyongera kuzo twamuhaye, ariko nongere namusubize n'icyo yambajije, nicyo yakimbajije, ntabwo nagitaye. Icyambere reka mbanze mushimire ko mu nama twamusigiye yarazumvise. Harimo ikintu bita kwirinda ikigare, guhindura inshuti. Yego. Igihe cyose udahinduye inshuti zirongera zikakwifuriwaza, ujyanamo. Buriya umuntu unywa inzoga uzumva abantu bakubwira ati nihannye inzoga inshuro 10, ariko byamunaniye kuyireka, kugira ngo se n'ukubera ko abatagambire kuyireka, arayireka ariko agahura na babandi bayisangiraga, bakojya bati wakimwereye yego, abantu bakujyane mu biro bakanamugira n'inama yo kuzinywa yihishe, cyangwa bakanubwira ati ntawe uzakubona, uzajya ugenda usenga unanywe, uzagura agacupa ukajyane mu rusengero, yego. Noneho icyo rero ni nacyo dushaka kugira ngo tubwire abantu. Ntabwo dushaka ko Kayusi asubira mu byaha yakoraga, nta nubwo dukeneye ko azongera gucika intege, ahubwo ijambo ndi bumubwira aho ngaho naranabivuze ubwashize, ntabwo gukizwa biba bisobanuye ngo ni ukujya kure y'ibibazo. Yego, reka da, ibibazo biragaruka, ahubwo biza bitandukanye, kuko ibibazo by'umuntu uri mu byaha bitandukanye n'ibibazo by'umuntu usenga. Iyo uri umuntu usenga hari ukuntu Imana igufasha mu bibazo byawe. Ni nako umuririmbyi yavuze ngo anyurura mbabaye, anyiza amakuba, amaganya yanjye yose ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Bivuze ngo hari inshuti zina ariko zitagukiza. Kare mu gitondo nabuze ndeba udutekerezo tw'abantu, sanga ngo abantu bagiye bisunga inshuti ngo ariko bagapfa zihari, ariko iyo wisunze Yesu ntabwo upfa gupfa. Hari ibyagukiza, hari ibyakurokora. Rero icyo kibazo cyo ni ikibazo cyumvikana kinakomeye, tutanavuga ko cyoroshye, ariko ubwo turimo tuganira
abantu bafite umutima w'imbabazi barahari, abafite ubushake barahari. Niyo mpamvu navuze ngo twese dukorere umugisha kuri Kayusi. Kandi niba abantu bemera yuko turi mu murongo wo gukorera Imana, gushora kuri Kayusi ni nko kubwira Imana ngo nanjye ijwi ryanjye ndiguhaye Mana ngushyigikira, mvuga ngo nanze ubutinganyi. Abantu nibemere uyu tubonye umwe nibareke tumufate, ahari bidufashe ko hari n'abandi bazaza. Mbese Kayusi nitunanirwa kumufata n'abandi bazaza bavuga bati kandi byatubeshagaho twabiretse. Rega uriya mwuga ngo ubabeshaho, menya ngo hari amafaranga babaha, ntabwo umumenesha ibanga kuko sicyo cyanzanye. Ariko bibaye byiza numara kumera neza uzaduha ubuhamya, uzamena ibanga rya Satani, uzatubwira ukuri, uzatubwira ikibyihishe inyuma, cyihishe inyuma y'umugambi w'ubutinganyi. Njyewe numva rwose binabaye byiza tutarangiza iki kiganiro atatumeneyeho akantu rwose araza kutubwira. Hanyuma icya kabiri rero avuze ati imbaraga, biriya bintu ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8 ndasubirisha Bibiliya, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanutse. Haleluya. Muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, i Yerusalemu, n'i Samariya no kugera ku mpera. Ni ijambo risobanuye ngo iyo ubanye n'Imana winjira mu gika cyo gusaba umwuka wera. Umwuka wera iyo akugezemo uhinduka umugabo nyamugabo. Umugabo rero ngo muzahabwa imbaraga. Iziraro n'imbaraga, n'imbaraga zitari z'ibijumba, zitari z'ibirayi, ntabwo ari za mavuta njya mbona abantu bajya gushakashaka. Hari abantu bajya kuyashaka no kurangura hirya hariya barayashaka, nkabona basiza abantu. Njye sinayemera rwose. Mbekiriya bigeze kuyansiga ntago nyemera, ntago nyemera Patrick rwose. Niba hari nuri buntera amabuye kubera ko nyavuze ari amavuta, undi yihangane sindi buyemere, kandi nacyo ari bukore ngo nyemere. Sinyemera cyane. Hanyuma nemera ko umwuka w'Imana arihagije. Ni inshuro nyinshi nasengeye abantu abarwaye indwara zitandukanye. Ubu se mvuge ko nasengeye abantu barwaye kanseri bagakira, ariko ntihazagira umbwira ngo baba kanseri bose barakira. Harabona nasengeye bazirwaye ntibakira. Nibyo kuko n'ubushake bw'Imana. Nge nemera ko nkoreshwa n'Imana, ariko nayinginze iyi byemeye irambwira ati ndakoze. Ari n'igihe rero imucyura uko niko kubera ko ari ryo herezo. Nasengeye abarwayi abatabyara bameze gute ingeri nyinshi, nta mavuta nkoresha ntayo, kandi abantu barakira. Nkoresha yo mu ijuru, yandi Kristo yaduhaye. Yaravuze ngo simbaha nk'uko abisi batanga, mbasigiye umwuka wanjye. Umwuka wanjye ube muri mwe, nzahohereza umwuka abe muri mwe, nzabaho umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Azatsinda abisi, abemeza iby'ibyaha n'ibindi. Kandi yaravuze ngo nimugira kwizera. Si ibyo gusa, si ibyo gukora ibi n'ibi gusa, ahubwo muzabwira n'imisozi ishingukeho. Uriya no kuba Kayusi yari afite umwuka w'ubutinganyi umubamo, ari umutinganyi. Uwo nawe ni umusozi, kuri we ni umusozi, kuko ntekereza ko nawe abijyamo atabishaka. Kabiri, umuntu urwaye izo ndwara cyangwa abadayimoni, wose si umusozi. Rero iyo misozi igishingukaho iyo turi kumwe na Yesu. Kayu, yego, nawe nugumamo neza, ntabwo nenda kukubwira ko tuzakureresha amasengesho yonyine. Reka da, ibyo tuzashobozwa mu bushobozi dufite tuzabiguha, nawe uzatubera umwana mwiza. Hanyuma n'aba bantu badukurikiye nihagira n'ugufasha ntuzatenguhe abantu b'Imana, kuko ndeka nkusobanurire iki ngiki. Hari n'abantu bakizwa bagakizwa superficiellement inyuma ahagaragara. Reka da, ntabwo ari byo nshaka kuri nkeneye ko uhinduka rwose, niko birivuga ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ndashaka kuhinduka ukagira umutima mushya, n'ukurebye akavuga ati kweri mbonye ko Imana ishobora byose. Erega abantu bakeneye, nk'uko Patrick yabivugaga, niyo avuga ngo hari abantu bari bakwizereyemo, babonye ko Imana iri gukora, ati basubira inyuma cyangwa se barababara. Ni ukuvuga ngo n'ubu
ubu tuvugana mbonereho no kubwira abantu rwose ntimwibaze Kayusi aho yarari byarashobokaga gusubira inyuma ariko nanone ni muhumure ntabwo satani ari bwongere gutsinda igitego dutegereje ko reka dukomeze dusenge nkuko nabonye rwose nawe wanyamagariye na nimero nari mfite uwo mutima wagize wo guhamagara ujye ukomeza nugira ikibazo aho kugira ngo uhamagare abantu bakufasha mu byaha duhamagare nukenera kugisha inama duhamagare nukenera amasengesho duhamagare ibintu ubona ugiye kunyuramo by'inzitane duhamagara ndagira ngo mbere yuko tuza gucutsa atunyuriremo kwibanga bituma umuntu ashobora kuyoba umuntu akemera kubana n'umuntu bahuje igitsina tubwira ibanga ribamo nade kubuhamya mu minota mike hari imiti babasiga hari ahantu babanyuza uraryama ukumva birahindutse bwira abantu bafitanye ije tuvuga ngo mu butinganyi habamwe n'amavuta basiga ku mibiri yabo kugira ngo bikunde ayo mavuta akorana n'ubwonko bwo kubikunda nujya no kubikora ahatarabigenewe bikorohere ngo ntubabare kandi mu by'ukuri arimo akantu nakwita ngo abyara ubushagarira yego niko bimeze ikindi bibamwe amafaranga pe ariko aya mafaranga urebye indwara ziri mu ubwo butinganyi nabwo ntago amafaranga wabona ayabivura ntago yazikiza rero ngewe ntago nigeze nyabona icyo gihe nge nabigiyemo kubera ko nabikuriyemo ndi umwana ntago nari nzi ngo umugore n'umugore cyangwa umugabo Imana yabarinde gutya na gutya cyangwa kwishimisha ni gutya na gutya ntago nari nzi ko imibonano ikorwa gusa ngewe nkimara guca ubwenge abantu nibwo batangiye kumbwira uti ngo biriya bintu ntago ari byiza byo kubana ngo muri abagabo bendana kandi no muri biriya rwose biranditswe Imana iranabyanga ngo n'icya yangurunuka mu by'ukuri ibanga ririmo muri biriya bintu nuko iyo umuntu yabigiyemo ukabijyamwo ubikinisha ukanagira rwose mu ruzi ubwita ikiziba karangira ubihezemo birangira ubihezemo icyambere cyo burya imitsi y'umubiri wawe kuko nta kuntu wajya guhura n'uwo mugabo ngo ureke kugusiga amavuta avugwa ko abenshi barabizi ko ayo mavuta nabaho bakoresha mu by'ubutinganyi ni amavuta aba ari mu dushashi bimeze nka kuriya bya bindi nyine bambara bikingira navuga bagita agakingirizo bagita prudence nabyo biba bimeze nka kuriya ariko byo haba arimo amavuta nyine baragacimbura bakabikora gutyo bakagusiga icyo tuvuga ngo rero ibanga ririmo nuko iyo umuntu yabigiyemo adashobora kubivamo uretse Imana yo mu ijuru yonyine inyungu iba muri byose ni iyihe Kayo nta nyungu impamvu ya gatatu atubwiye ko biri uburyo butatu amaze kutubwira bubiri hari uburyo bwo kuvukana hormone hari n'uburyo bwo kubujyamo kubera amaramuko tubwira ubwa gatatu ubwa gatatu noneho hari n'ubundi buryo ushobora kubijyamo kubera ikigari barugomba nakubwiraga ukaba inshuti n'umutinganyi utabizi akakumvisha uburyo kibirimo amafaranga akagushuka ukagenda rwose ugahena abagabo bakagukorera bya mfura mbi akagushukisha udufaranga akakubwira uti ugiye kuzajya uhura n'abantu b'ingeri bose banakomeye ngo iyo ugiye mu butinganyi ngo wubaka inzu ngo yagiye ngo mu butinganyi ngo rwose ngo ugura imodokari ngo n'indege wayigura ndetse akakumvisha yuko ngo ugiye kubijyamo ukahura n'abagabo ngo nka 5 cyangwa 4 ukabimaramo ukwezi kumwe kumbe ari kukorohama ari kukosha wamara kubijyamo rero bigahita birangira ubikoreshejwemo n'icyo kigari ngo rugomo tayari ababyeyi baba ariko baracyariho ababyeyi banjye baracyariho ariko n'ubundi baratandukanye barabana papa na mama ariko baratandukanye nubwo batandukanye bariyunze kuko ngiye nkitandukana nabo bari baratandukanye gusa no byumvise ku makuru ko biyunze ariko kwiyunga kwabo ntago umubyeyi umwenge yigeze anyemera byabaye ngombwa ko ngiye kuko twatandukanye ndi umwana muto cyane byabaye ngombwa ko ngewe nihakanwa n'umubyeyi umwe ngo ni papa wawe ni mama kuko mama we ni akwihakana kandi yarakubyaye yego nihakanwe n'umubyeyi w'umupapa arambwira ati ngo genda wakinyendaro we sinzi aho nyoko yagukuye kuko hari umugore n'umugabo hari uburyo ki bakundanamwo bagifiyansanya bagiteretanya aho byabereye ntuhamenye ugashiduka byagenze gutya na gutya ariko mu by'ukuri ngiye ndashimira Imana kuba yarandinze kugeza igisaha ari niyo moko atatu nakubwiraga akubiye mu n'ibyo bikorwa bya Satani icyo tubonye yego
wakuriye mu rugo rw'umutinganyi cyane kandi agutoza ukiri muto cyane nakuze ari byo birumvikana rero nawe ngiye kukubwira ijambo rikomeye ntuze gukinisha reka mvuge iri jambo banyumva ntibabyumve nabi ayo mashereka y'ubutinganyi kuko wayatinzemo ninkoresha amashereka ntibagire ngo babyumve nabi abo nshatse kuvuga ngo iyo ndyo wariye cyangwa se uwo mwuka wawutinzemo imyaka 20 uri kumwe n'umuntu agutreninga akwangiriza mu bwonko ntuze kwibwira ko ari umugozi ucika uko byoroshye tubone rero no kubwira abadukurikira rwose namwe muri kumva uyu musore wacu aho yavuye aho yabaye imyaka yose ntabwo ari urugendo rwo guca umunsi umwe kuko birasaba kumusengera namwe mu mube hafi nawe umenye ngo ufite igitero simusiga kitandukanye na wa muntu waje afite ubwanwa akajya mu batinganyi wa muntu waje mu kigara akajya mu batinganyi woweho n'ibyo kurya wariye nibyo mutinganyi ubwenge wigishijwe nubwo gutingana uwakureraga yakwigishaga mbese ni ugupfana guhambana ni ubutinganyi ubuzima bwe n'ubutinganyi ariko turashimira imana ko ari nziza nta hantu kure habaho imana itakura umuntu nta n'ahantu kure habaho imana itageza umuntu ndaguhumurije rero Joseph ubwire ngo rwose Kayusi uhumure Yesu ni umukiza kandi ntabwo akiza byoroshye akiza n'ibyo bikomeye ibi akiza ibikomere agakiza ibikomeye akiza iby'abantu bakiza agakiza n'iby'abantu batakiza yes muri ubwo buryo rero reka twibaze ko imana igiye kugufata ikagukomeza kandi iryo banga umennye reka tubwire satani ko atsinzwe kuri iyi nshuro aratsinzwe turi buze gusoza dusenga tubwira imana ngo n'ayo mavuta n'ibimenyetso byose n'iyo myuka n'iyo mihamuro yabyo ita agaciro kandi abantu bose bari kutwumva ntibamenye kuzirikana bamenye ko umwana wabo umwana wawe yakwibona mu butinganyi yakwibona muri ibyo bintu yakwibona mu kigare yakwibona mu kigare yakwibona mu busambo yakwibona mu buraya byose kandi aho twohereza abana ku mashuri ntabwo tuba turi kumwe nabo kandi aba bana batingana barapeneteye ahantu hose baracengeye uyu mwuka barimo bawujyana ahantu hose cyane ko bihugu byinshi bibemerera no kubishyira ku mateleviziyo ku buryo umwana rwose kubibona akaba yabikorera mugenzi we n'ibintu byoroshye ariko icyo dusaba ni uko abantu bose bari kubyumva bafata umwanya wo gusenga no gucagagura izo mbaraga buri wese agafata umwanya wo kwirukana ubwo butware kugira ngo budafata uwe cyangwa se umwana we mu muryango wenda mbere y'uko dusoza Kayusi avuze ku kintu kijyanye n'ikigare ingeso mbi umuntu ashobora gukora ariko azitewe n'ikigare hari amakuru amaze iminsi acicikana hano ibijyanye n'icupa runaka ndashatse kuvuga izina ngira ngo warabyumvishe noneho n'abana b'abakobwa bameze nk'aho bari mu kigare nyakubahwa perezida wacu ejo yabigarutseyo ku bijyanye no kuba uru rubyiruko ruri kwambara ubusa ku mihanda aravuga ati burya iyo umuntu yambaye ubusa no mu mutwe aba yambaye ubusa uru rubyiruko rwacu iki kigare cy'aba bana bakiri batoya ibi bintu urabona igaruro ryabyo ari irihe nk'umubyeyi nk'umushumba ni iki mbese ibi bintu ubona biterwa n'iki cya mbere umubiri ubwawo urashukana ikintu rero kibitera abantu barushaho kujya kure y'Imana kurabona ko muri iki gihe niba ukoze ku muntu umubwira ngo ngwino usenga arakubwira ati reka ibintu byanyu byaje mu bwesikoro ubuzi iki agatera ishoti ijambo wari umubwiye ariko nyamara ntabwo wari umubwiye nk'umwesikoro ko none si ureka nkwibaza ko tujya tugera rimwe mu masoko cyangwa ahantu mu mijyi tugasanga harimo abo batubuzi n'abayisikoro ko dufite abahakazi bahakinga muri MTN none se amasimukadi ya MTN cyangwa ya Airtel twarayasirye niba rero turi mu gisata gishobora kuba cyangiritse kikazamo hakiyefiritiramo elema zitari nziza bakiyefilitira infiltration ni ukwinjira mu bintu ariko utari nyirabyo cyangwa se bitari ibyawe iyo yiyefitiye ugasanga nk'umuntu w'umugabo agiye mu bakobwa 50
ugasanga ahagazemo hagati aba yiyemfiritiye cyangwa umukobwa umwe mu bahungu nk'icumi ni infiltration kuko iyo groupe ni y'abasore biragaragara ariko hiyemfiritiyemo umuntu none rero natwe niba hari abiyemfiritiye mu gisata cya gospel kandi bagamije inyungu zo kwiba bakoresheje izina ry'Imana batanazi kuko barizi ryababuza kubikora ntabwo wari umwanya wo kugira ngo abantu batere ishoti ibintu by'Imana kuko ibintu by'Imana nubwo abantu babitera ishoti ariko birakiza birabohora birimo ubuzima birimo imbaraga n'impinduka so icyo rero navuga abantu bakwiye gukora baba ari abantu b'ababyeyi nibegera Imana kuko yonyine niyo ishobora gufata umutima w'umuntu ikawushobora hari umugabo w'igisambo ntabwo ndi buvuga amazina ye n'umukecuru nawe sinde bumuvuge icyo gisambo cyari cyaribye baragifunga bagikorera amadosiye byaranze kandi ko nshaka gusorezaho buri wese aravanamo irye noneho icyo gisambo kiza kujya kwiba umukecuru kandi gifite gahunda yo kuza kumuheza umwuka cyarangiza kikatwara buri kimwe cyose yari afite ihene n'ibiki byose bari bavuze ko ngo hari umuntu umwana we wo hanze wamwohereje amafaranga kijyayo rero kuko cyari kimuzi kandi baturanye kigamije kumuheza umwuka kigatwara amafaranga kikiba n'ibyo bintu igisambo ngo kihagere kijya munsi y'igitanda kiryamamo mukecuru kwa kundi abakecuru batinda kuryama cyo cyumvaga nyine aho ari buryamire kiri bubyuke kikamuheza umwuka nuko mukecuru rero arangije agiye kuryama aryama anakerewe aryamye akerewe atangira gusenga arasenga agera ku rwego aravuga ati kandi Imana nkweretse uriya mwana wo kwa runaka dore yabaye igisambo barafunze barakubise bagize gute uyu mwana mwami wanjye ndamukweretse mutabare umugirire neza nk'uko wagiriye neza abana banjye yo cya gisambo kingo kibyumvishe umva kuva munsi y'igitanda biramunanira yumva cyambere imbaraga zo kwica wa mukecuru ntazagifite ntari buzibone umukecuru mfite ku mutima bingana gutya ahubwo yahise ava munsi y'igitanda ati mukecuru naringiye kukwica naringiye no kukwiba ariko ibyo uvuze binyeretse ko Imana yaje aramujyana rero aramujyana mu rusengero baramusengera igisambo kirihana igisambo kirakizwa kiba kizima sosiyete igira ubuzima ibona n'umutekano tubona no kubwira abantu ko ingeso umuntu baramufunga bakamugorora yagaruka mu minsi mike ukabona bya bintu yarabisubiye bakazongera bakamujyana rimwe kabiri ariko uyu muntu ingeso mbi ihuye na Yesu arayirimbura igashiraho niyo mpamvu wa muri ibyo bivuze ngo ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka ujye uzirimbura uzice rwose ndagira ngo mbwire abantu cyane cyane n'urubyiruko abantu nibareke kujya kure y'Imana kuko imyuka mibi iri kusirikira hanze aha kandi irahari rwose ituruka muri ibyo ngibyo by'abatinganyi hari imbaraga zibashyigikira zo muri Illuminati zo muri Freemason n'izindi noneho inaha zirahari nazo z'abarungi zirahari zakorana na za nyabingi z'abapfumu z'abarozi izo mbaraga zose zigahura na za zitwa za karane z'umuryango iyo byikomatanyije bigahura n'ikinyejana turimo kugira ngo umuntu asigara ari amahoro ntabwo byoroshye ariko uwo matanye na Kristo nta cyaba ngo Bibiliya yavuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa kuko kwiringiye rero nibareke gutera ishoti by'Imana ahubwo bashikamiza umutima ku Mana bizatuma izo ngeso zose zicika turi kuri Mose TV na niyo Patrick Nganzo twari turimo turaganira ariko turi kugana ku musozo nari nshatse kukubaza ibindi bintu byinshi ariko mbona amasaha yatujyanye reka tuzakora ikindi kiganiro noneho utuganirize ndashaka ko tuzagaruka ku rubyiruko cyane uru rubyiruko turugarukeho turusesengure ese igihugu gikwiye gukora iki
kugira ngo urubyiruko rube urubyiruko rufite umuco ugendera ku ndangagaciro zikwiriye umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Ese ababyeyi bo aba bana bacu niki dukwiye gukora kugira ngo aba bana babeho mu buzima bunyuzwe kuruta kuba bajya kwiyandarika? Reka iyi topic tuzayigarukaho ubutaha. Hari utuntu dutatu nshaka kuvuga ntatinze. Yego. Icyambere nitugaruka uzanyibutsa tuvuge ibintu 12 umuntu witwa urubyiruko aba afite kugira ngo azavemo umugabo wubaka urugo bikagorana. Tubona rero no kubwira abantu ngewe ndashaka ko unamfasha. Yego. Ndi mu bantu bahagurutse bafite topic ikomeye yitwa kurwanya umwuka wa divorce. Haleluya. Ndi mu bantu bahagurutse kurwanya uwo mwuka. Ntabwo nzi imbaraga Yesu azampa sinzi ariko ndumva ndabihaza. Ubundi upfa kuba wahagurutse gusa. Icya kabiri nzavuga rero kuri ibyo bintu 12 umuntu w'urubyiruko agira. Yes. Kugira ngo uzamuvanemo umugabo cyangwa umukobwa bikagorana. Nzavuga n'ibintu 9 umuntu yubaka muri we akaba umugabo cyangwa akaba umugore ushimwa n'abantu na sosiyete yewe n'Imana. Hanyuma hari tuzanaganira koko turebe uruhare leta ikwiye kuduha kuko nubundi leta n'umubyeyi ihora itanga uruhare rwayo cyangwa se inkunga zayo. Nubundi nibyo twavuga ko nibi barabikurikira bazagerageza kubikora nkuko n'ibindi basanzwe babikora. Tuvuge n'uruhare rukwiriye kunozwa n'abanyamadini n'amatorero kuko nanjye ndi umushumba. Hari icyo umuntu abona turashaka kugira ngo dufunge ibyuho byose turebe ko nubwo ari mu minsi ya nyuma ariko ibyo byuho tubifunga dukoresheje inshingano n'ubwenge Imana yaduhaye. Hanyuma turokora urubyiruko kuko umuntu aravuga ngo njye nibiri iwanjye ariko wanga kurokora uwa runaka akica uwawe agahura n'uwawe hirya aho ngaho. Ubundi se reka nkubaze wanze gufasha umukobwa wa runaka umuhungu wawe akaba ari washaka wanze gufasha se umuhungu wa runaka agashaka umukobwa wawe ariko ubwo n'ubu batunze bombi. Ni ikibazo gikomeye. Ibintu byo kwitondera cyane kandi abantu bakabigira umutwaro kuko urubyiruko ni cyo gihugu cy'ejo hazaza iryo torero ry'ejo hazaza. Ndetse kubaza abantu ngo mu myaka 50 mubona itorero rya Kristo rizaba risarite. Munarambwira ngo rizaba ridahari ko yambwiye ngo rizaba ridahari. Abaza se rizaba ryagiye mu ijuru mujye nkurikije ndabona rizaba ryarasibamye ahubwo naho urabeshya. Imbaraga za Yesu zirahari. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayani ariko nanone ukurikije umuvuduko bifite ntabwo tujya heza. Yego. Reka dusoze ariko ushobora kuduha nimero zawe. Hari abantu bagukunze aravuga ati uyu mubyeyi muzamugarure. Ushobora kuba nimero ya nk'umuntu ukeneye kumusengera. Hari n'umubyeyi wagize icyifuzo ukunda gukurikirana ibiganiro byacu avuga ati nkeneye abanyamasengesho bafite imbaraga nk'izawe wa mugabo nabonye. Waduha nimero zawe? Murakoze reka tuzibahe kandi nyine kiragiye bwari ubwa mbere ariko si ubwa nyuma kandi nekereza ko tugiye gukora ibintu byinshi tuzakora byinshi. Namaze kubona ko wowe turaziranye njye nkeneye abantu bafite ishyaka ryo kurwanya ibizira ni nacyo cyanzanye ku mihanda. Haleluya. Rwose nari maze igihe kirekire narabyihishe ariko navuga ngo aho kugira ngo izina ry'Imana rikomeze gutukwa ndi kwihisha ngo nkore iki ko nzagirira Imana umumaro nkiri kanze nkora umurimo uko nshobojwe. Yego ntabwo ari njye mucunguzi ariko Yesu anyura muri iki. Reka rero tubahe nimero ni 0782 64 60 89. Wasubiramo rimwe 0782 64 60 89. Hanyuma uri mu mahanga ya kure imbere y'iyo mibare yose ashyiraho akamenyetso ko guteranya 25. Yego. Tukabasengera tukabaha inama. Hari n'abantu baba bafite n'abana batewe n'ibyo bintu ariko akaba bibana rwihishwa yarabuze ko yabisohora. Rwose uhawe ikaze uzanganirize uzanyandikire ngushakira akanya kuko nago ushobora kumamagara ukambura imbuzo uranyandikira hanyuma aho mbuguke nanjye naza kukwitaho kugira ngo tujye inama tunasengera ibyo bintu turebe ko ari Imana yakora. So numva twanasenga ariko uyu ni Pastor Moise. Kayu umeze neza? Ntago we twakubajije ibintu byinshi ariko kandi kubera ko turahorana muri uru rugo inama nagira abantu nanjye nta kibazo. Utange na nimero yawe kugira ngo n'umuntu ufite icyo kugufasha gufashe. Hari n'abantu bajya bagira gushidika bati Kayusi nituri bumufashe ntarakizwa. Fasha Kayusi akeneye ubufasha. Nta nubwo umuntu akwiye gufasha umuntu wakijwe cyane gusa. Umuntu wese abakeneye umfasha bagufashe iyi nzira are yishyuwe. Aya mezi 2 y'inzu ubumbi 90 Imana hari abantu yahaye amafaranga. Ndabeshye? Yego. Yego.
iyi nzira yari yishyuwe rwose bantu Imana yagiriye neza wowe uryama ugasinzira Kayusi ari muri piriyavi ngaho tubwire dusoza ariko inama nagira urubyiruko urubyiruko cyane cyane kuko nanjye urubyiruko ibintu tumaze iminsi tubona ndetse kuri imihanda umugani wa Pastor Moise ni ibintu bitesha Imana agaciro ndetse n'abantu natwe n'ababyeyi ndetse n'abantu muri rusange nabagira inama yo kuza mugasenga mukakira agakiza namwe bakihana mukaza mukihana mwese kuko nanjye nari icyorezo rwose ngewe noneho nari ndenze akasamutwe rwose nari akasongo yuha yewe nari umukozi wa Satani wemewe rwose n'abakozi ba Satani ari ibyo byo kwikinisha aribwo buraya nabukozemo ari ibyo byo kwikinisha nabikozemo no gutega nabikozemo yego rwose nayo matungo rwose ngire nayasambanyaga urwego byagezeho rwose nkazajya rwose nambara amajipo n'amaplante nabaheraho urugero rwanjye muzajye munangaho urugero kuko ngewe nari umuntu utanashobotse ndetse unabara inzombe inama nabagira mwaza mugasenga mugakizwa nzanabaha n'ubuhamya bwo hauza ari umutinganyi bwo ari umutinganyi ko wagiye mu bihugu byo hanze wasambanije ihene we noneho yagize ku rwego rwo gusambanya amatungo yageze ku rwego rwo gusambanya amatungo bakazijya banamufata ngo yasambanyije ngo ihene yo kwa runaka bakanamufunga bakamugirira imbabazi nzabaha n'ubuhamya bwanjye bwimbitse ubutani tugaruka murakoze cyane duhe nimero ni 078 672 233 71 isubiramo 078 672 233 71 iyo nimero ibaruye kuri inde kayo Hakizimana Joseph bagufashe mbere yuko dusoza cyangwa dusenga isengesho ryo gusoza wazamfasha iki kiganiro tuzakora ejo cyangwa ejo bundi tukazatumira urubyiruko nk'abantu nk'abangaye bari rumwe abakobwa ngewe iyo tasika ndayiguha nanjye ndakwemerera ubundi ukaza ugahugura urubyiruko no kubasengesha yes no kugira ngo batubere ijwi ry'abagenzi babo yego reka dusengere mwami Imana yacu reka tugushimire tuguhimbaze wera wa Isiraheli tuvuge kugira neza kwawe n'urukundo rwawe tuvuge imbabazi ugira tuvuge kwera kwawe tuvuge kuri hejuru ya byose tuvuge kuri hejuru ya byose tuvuge ko ufite amaboko magari Kayusi niwe twasengeye ni nawe tukumurikiye n'abandi bameze nkawe n'abandi bananiwe n'abandi batsinzwe n'abandi Satani yamaze gufata turirukana umwuka wose n'izina rya Yesu turawufata miri uyu mwuka nuve mu bana bacu uyu mwuka nuve mu rubyiruko rwacu uyu mwuka nuve mu banyarwanda uyu mwuka ntabwo ari indangagaciro z'abanyarwanda uyu mwuka ntabwo mwami wabaye icyorezo ariko turasenze dusenye gukora ku mwijima ndasabye ngo Kristo bigaragaze kuri we muheshe icyubahiro mugirire ubuntu n'ibambe kandi n'abantu bose bazumva iki kiganiro bazamenye igikwiye cyane Pastor Moise